Reka nongere nguhe ikaze ukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye hose aho mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagutse rero n'amakuru yacu y'imyidagaduro, ni amakuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije tugira ngo tumenye n'iki gikomeje kuvugwa muri iyi si y'imyidagaduro. Mu makuru rero yacu y'aka kanya ndaza kukubwira ubuhamya bw'umugore wa Clapton Kibonge wacunagujwe azira gushaka umusore ukennye. Ni Ntambara Jackie rero akaba yarahishuye ibibazo yanyuzemo birimo kuba inshuti ze nabo biganye barahoraga bamubaza impamvu yemeye gushakana na Mugisha Emmanuel uzwi nka Clapton Kibonge muri sinema nyarwanda, kuko icyo gihe yarakennye cyane. Nanone muri aya makuru ndaza kubwira ko Kivumbi yateguje igitaramo cyo kumurika alubumu ye yise Ganza. Uyu Kivumbi King rero nyuma yo gushyira hanze alubumu ye nshya yise Ganza yamurikiye abakunzi be kuwa 24 Gicurasi 2024, yateguje igitaramo cyo kuyimurika iyi alubumu kandi yise Ganza. Ni alubumu igizwe n'indirimbo 12 zirimo enye zari zarasohotse mbere nka Kapiteni yakoranye na Apas Wayne, White yakoranye na Axon ndetse na Keza. Nanone muri aya makuru ndaza kukubwira ko Teams yarase ibigwi, yarase nyine ibigwi Beyonce afata nk'umwamikazi w'umuziki. Uyu muhanzi rero Teams ugezweho muri Afurika akaba yagarutse kuri Beyonce aho baherutse nyine gukorana amurata nyine ibigwi, ndetse avuga ko mu maso ye ariwe mwamikazi w'umuziki. Etemirade rero Openiyi umaze kwamamara nka Temus mu muziki, ni umwe mu bahanzikazi beza Nigeria ifite, ndetse ubuhanga bwe bukaba bumaze gutuma akorana n'abahanzi bakomeye ku isi basigaye nyine bamwiyambaza, yaba mu kubandikira indirimbo cyangwa se gufatanya kuziririmba. Ubwo rero Temus yaganiraga na The New York Times yagarutse ku bahanzi bakomeye amaze gukorana nabo barimo Rihanna, Drake, Wizkid, ndetse atinda cyane kuri Beyonce bakoranye muri 2022 ku ndirimbo yitwa Move yasohotse kuri alubumu ya Beyonce yise Renaissance. Uyu Beyonce rero yaraherutse kwitabaza Temus mu ndirimbo bise Move. Yavuze ko rero nubwo hashize igihe akorana na Beyonce ngo atarabyakira ko bakoranye koko, ati kugeza ubu rero ntabwo ndabyakira ko nakoranye na Beyonce, ati byarangoye kubyakira kuva ku munsi wa mbere nsinya amasezerano yo gukorana nawe. Uyu munya Nigeria rero yavuze ko gatarabyakira ko yakoranye na Beyonce. Uyu Temus rero yakomeje agira ati mu maso yanjye mbona Beyonce ari we mwamikazi w'umuziki, kuba yaranyizeye nyine tugakorana zimwe mu nzozi nari mfite, ati nari nzi ko zazaba impamo. Byageze rero uruhare runini mu kwagura umuziki wanjye. Yakomeje avuga ko rero ngabona ko Beyonce ari we mwamikazi w'umuziki. Uyu muhanzikazi Temus kandi wakunzwe mu ndirimbo nka Essence, Free Mind, Haya n'izindi, yasoje avuga ko yizera ko azongera gukorana na Beyonce mu gihe kiri imbere bitewe n'uko ari biri mu masezerano nyine baherutse gusinyana. Nanone tunyarukiye kuri uyu mukuru w'ubuhamya bw'umugore wa Clapton Kibonge wacunagujwe azira gushaka umusore ukennye. Uyu Ntambara Jackie rero yishuye ibibazo yanyuzemo birimo kuba inshuti ze nabo biganye barahoraga bamubaza impamvu yemeye gushakana na Mugisha Emmanuel uzwi nka Clapton Kibonge muri sinema nyarwanda, kuko yarakennye cyane muri icyo gihe. Mu ijoro ryo ku itariki ya 25 Gicurasi 2024, inshuti n'umuryango wa Clapton Kibonge na Ntambara Jackie barasangiye barasenga nyine kandi bashima Imana ku bw'ibitangaza yakoreye uyu munyarwenya wamamaye muri sinema y'u Rwanda nyuma yo gukira indwara yari yafashe imyanya y'ubuhumekero. Ntambara Jackie rero umugore wa Clapton Kibonge akaba yaratanze ubuhamya bwuzuye agahinda burimo inzira ndende banyuzemo bava mu bukene kugeza babashije nyine kubaka inzu no kugura imodoka, ndetse n'ibindi bagiye bageraho mu kubara rero inkuru y'urushako rwe. Ntambara yanyuzagamo agasuka amarira. Yavuze ko yashatse afite imyaka 22 y'amavuko, ati benshi
mu nshuti zanjye bahoraga bambwira ko ngo kuki washatse umugabo w'umukene kandi uhora arwaye, nanjye rero nkihangana kuko nari narafashe nyine icyemezo. Uyu mugabo wanjye rero mureba yabayeho atarya atanywa, atunzwe n'imiti, yari umukene bikabije. Ati ndibuka rimwe yigeze kuremba ari mu gicuku, twari dufite ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda mu rugo. Nahamagaye inshuti yanjye rero mbwirwa naho tujye kwa muganga, ubundi iyo habaga ikibazo niyambazaga inshuti zanjye kuko twe nta kintu twe dufite. Ababyeyi be bajyaga batwohereza ibitoki n'ibishyimbo bikadutunga kuko ubuzima bwari bugoye. Ntambara Jackie rero yakomeje avuga ko imfura yabo ariyo nyine yazanye umugisha, ubuzima butangira guhinduka. Ati nahuye na Kibonge muri Mata 2014, dushakana muri Kanama 2018. Imfura yacu ni Mugisha Nera Oriane. Akivuka rero mu rugo habayeho impinduka ku bijyanye n'ubutunzi, ariko hasigara ikibazo cy'uburwayi. Umugabo wanjye rero yari afite ngo uburwayi ku buryo yari afite ibikomere, ngo sinigeze mubaza indwara arwaye, ariko nawe ntiyigeze ansobanurira. Yararaga rero akorora ijoro ryose ku buryo hari inshuti zanjye zambwiraga ngo zambwiraga ngo uzicuza ubuzima bwawe bwose kuba warashatse umukene w'umurwayi. Clapton Kibongera wabwiye itangazamakuru ko umugore we yamwihanganiye kuko iyo ashaka yari kwigendera, ariko Imana yamubaye hafi aramurwaza kugeza akize. Ati njyewe rero nari umukene kandi ndwaye. Ati uzi ko hari umugabo wancumbikiye wambwiraga kujya kwikodeshereza akangurira ishuka kuko nta bushobozi nari mfite. Ati rero Imana yarahabaye, ubu nubatse inzu, mfite abana 3. Ni ukuri ni ubuhamya bw'uko Imana ikiriho kandi igikora. Reka rero nanone amakuru yacu tuyakomereze kuri Kivumbi, aho yateguje igitaramo cyo kumurika alubumu ye ya Ganza. Kivumbi rero Kingi nyuma yo gushyira hanze alubumu ye nshya yise Ganza, yamurikiye abakunzi be ku itariki ya 24 Gicurasi 2024. Yateguje igitaramo cyo kuyimurika. Ganza rero ni alubumu igizwe n'indirimbo 12 zirimo 4 zari zarasohotse mbere, nka Captain yakoranye na Apas, Wayne na White yakoranye na Action ndetse na Keza. Ku rundi ruhande rwo Kivumbi ahamya ko yashimiye bikomeye uko abakunzi be bari kumva alubumu ye. Ati sindi kubyumvisha, ati njye ubwanjye ukuntu abantu bari kuyumva. Ati murakoze cyane. Uyu muraperi rero yavuze ko yatangiye imyiteguro y'igitaramo cyo kumurika iyi alubumu ye nshya Ganza, icyo kora agirinda kugaruka ku itariki ateganya ko cyazaberaho. Ati ndi kubitegura ariko ntabwo nahita mvuga amatariki ngo naya. Ati nzagaruka muri iki kiganiro mbabwira ko amakuru menshi kuri iki gitaramo, mbabwira nyine igihe iki gitaramo kizabera. Ni igitaramo rero uyu muhanzi ahamya ko azakomeza imyiteguro yacyo avuye nyine mu Burayi, aho afite ibitaramo bigera kuri 3. Ni ibitaramo Kivumbi azatangirira mu Bufaransa mu mujyi wa Lyon ku itariki ya 1 Kamena 2024, abikomereze mu Budage mu mujyi wa Hanover ku ya 15 Kamena 2024, mu gihe icya gatatu azagikorera mu mujyi wa Lassau muri Pologne ku itariki ya 29 Kamena 2024. Akomeza avuga ko rero ku mahitamo yo gukorana n'itsinda ry'Abanya-Nigeria bari kumufasha mu muziki. Kivumbi yahishuye ko bari bamaze imyaka 2 mu biganiro birangira bifashe icyemezo cy'imikoranire. Ati rero n'abahisemo kuko numvaga duhuje intego zaho dushaka kugera muri Afurika y'Uburasirazuba. Umuntu yageragezaga akaba yanamenyekana, ariko kugira ngo ufate neza muri Afurika yose birasaba ko twagura umuziki tukajya no muri Afurika y'Uburengerazuba. Kimwe rero mu byo yemeranyije na sosiyete yari muri Nigeria bari gukorana, na mahirwe rero ngo yo kuba yakorana indirimbo na bamwe mu bahanzi bakomeye bo muri kiriya gihugu. Ku rundi ruhande rwo Kivumbi yavuze ko hari bamwe mu bahanzi bakomeye bo muri Nigeria batangiye kuganira uburyo bakorana indirimbo, nubwo nyine yirinze kugaruka ku mazina y'abo bahanzi.
n'abahanzi gusa ahamya ko mu gihe kidatinze abakunzi be bazabona yakoranye n'abahanzi